Ndabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ni mwene so Ernest Niyonsenga. Imana yashimye ko turi buze kuganira ku ijambo. Ni ubutumwa Imana yatanze kugira ngo umuntu wese uzabwumva azagenzura uko ahagaze, azagira amakenga yuko ubwami bw'Imana buri hafi, azagira amakenga yuko umujinya w'Imana ugiye gusukwa mu isi, yishakira ubuhungiro. Turasoma ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 5. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 5. Reka duhere ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu. Ntabwo ari abayuda bashinjwa muri iyi minsi. Ni wowe wumvisha ijambo ry'Imana warangiza ukaryirengagiza. Ni wowe Imana yahaye, wowe Imana yagabiye umurimo, urangije uriryamira, urasinzira, urarambarara. Ni wowe wabwirijwe kenshi ukagamika ijosi, ariko rigiye kunyukwanyukwa kuko Imana irababaye cyane, igiye gusuka umujinya wayo ku isi. Wowe wagomye urahungira he? Nta bundi buhungiro rero, ubuhungiro bwacu ni ku Uwiteka. Niho duhungira, muri Kristo Yesu, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Reka dusome mu izina rya Kristo. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamwo amabuye, aruteramwo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamwo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwima, nuko yibwira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, yemwe mwa baturage b'i Rwanda mwe, yemwe bantu banyumva, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye, nimudukize njyewe n'abantu niremeye. Imana niko ivuga. Ikintu nari nkwiriye gukorera uru ruzabibu rwanjye nasize n'iki? Mbese n'iki Imana itakoze? Mbese ko yaguhaye ubuzima, ikaguha imikorere, ikaguha imibereho, ikakugabiza umurimo, noneho irenzaho no gutanga Kristo ku bwawe. Mbese n'iki Imana itakoze? Niki cyatumye wera indibu? Niki cyatumye Imana yicuza icyatumye ikurema? Kubera iki wakoze mu jisho ry'Imana? Kubera iki wanze ukagoma? Mbese inkota y'Uwiteka uzayihungira he mwene data? Umurongo wa 5 uravuga ngo noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Icya mbere, nzatsembaho uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose. Icya kabiri, nzasenya inkike yarwo urunyukanyukwe. Icya gatatu, nzarurimbura. Icya kane, ntabwo nzarwicira. Icya gatanu, sinzaruhingira. Icya gatandatu, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamwo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo
n'inzu ya Isiraheli n'Abayuda n'insina yishimiraga. Amen. Urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ni umuntu Kristo yacunguje amaraso ku musaraba i Gologota. Ni ya ntama yari yarazimiye yaje kureba, ariko irangije yirengagiza agaciro n'urukundo yakunzwe. Bene data, mbese n'iki Imana itakoze? Mbese n'iki washinja Imana? Ugiye mu bitaro wasanga abantu benshi barwaye indwara zidakira, abandi baramugaye, abandi ntibafite epfo na ruguru, ariko wowe uriho neza. Imana yaraguhaye, maze kuguha kugabiza umurimo. Abenshi mwataye umurimo, abenshi mwagiye mu byo kwishayisha no kwinezeza. Ubutunzi Imana yabahaye ngo mubikoreshe umurimo w'Imana, ubutuma ubwami bw'Imana bwaguka mu isi. Ubwo ni bwo muri kujya guhonga indaya, ubwo ni bwo muri gukoresha mugambanira bene so abo mu nzu y'Uwiteka, ubwo ni bwo muri gukoresha mutanga za ruswa, ubwo ni bwo muri gukoresha mukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana. Mbese ko Imana yaguhaye kugira ngo uzakore umurimo, uranze uragomye weza indibu? Niki Imana itakoze kugira ngo ubone amahoro nk'ayo ufite? Niki Imana itagukoreye mwene data? Niki itakoze kugira ngo ukure? Iyakurinze uri mu nda ya mama wawe ukavuka neza, abandi bavuka bapfa cyangwa bapfira mu nda z'ababyeyi babo. Iyatumye ukura ukarya ukabona ubuzima, irenzaho no kukugabira umurimo wayo. Niki itakoze? Niki itaguhaye? Imana ituma wambara ntiwambara ubusa, Imana itakwicisha inzara, Imana yagiye iguhisha ibihe byinshi bitandukanye, ariko uranze uragomye kweri. Reka mbabwire, Imana iravuga ngo igiye gusenya uruzitiro, maze ibyonnyi byinjire mu murimo. Ibyonnyi byinjire, igiye gusenya uruzitiro, ibyonnyi byinjire. Uzamenya aho biturutse. Wowe udahagaze neza uri mu murimo w'Imana ukaba ubivanga, ibyonnyi bigiye kwinjira, bizakunyukanyuka. Umujinya w'Imana nutera bene data, mbese uzahungirahe? Imana iraje ije gutandukanya imizabibu n'indibu. Ko wanze ukera indibu, Imana yarizi kuzera imbuto, kwera imbuto nziza zikwiriye abihannye, ukaba ari wowe munyamagambo. Ngaho mu kabari uriyo, mu basinzi uriyo, mu ndaya uriyo, mu bajura uriyo, mu baryi za ruswa uriyo, mu babeshyi uriyo, mu bagambana uriyo, mu bashukanyi uriyo, mu ndyarya urimo,
mu babeshyi urimo, mbega izo ndibu weze ko Imana yari izi kuzera imbuto, kandi imbuto nzima zikwiriye abihane. Niki itagukoreye? Uranze uragomye kweri, uragomye mwene data. Nimudukize, nimudukize, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Nukuri nimudukize njyewe n'abantu niremeye. Naremye umuntu mu ishusho yanjye, mu ubwenge bwose bwo gutegeka isi. None arananiye. Mbese niki ntakoze? Bene data, niwumva ijwi ry'Imana, niwumva ijambo ry'Imana, niwumvira ijwi rivuga, ijwi rirangurura mu butayu ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka kandi mugorora inzira ze. Niwumva iryo jwi ntiwinangire umutima, kubera yuko iki ni cyo gihe. Iki ni cyo gihe, uyu niwe mwanya wo gukirizwaho. Ntabwo Imana izahora iruhanya n'abantu bayo. Imana ahira irababaye. Imana irababaye cyane, ibabajwe n'umwana w'umuntu wanze kwihana ngo amare amaze. Mbese ko abantu b'iyi minsi mwadamaraye, ko mwibereye mu bidafite umumaro. Ubu Imana niba ije kujyana itorero, umujinya w'Imana niba uje gusukwa mu isi, mwene data uhagaze. Ese aho Imana yagusize niho ukiri? Ese aho Imana ishaka kuba niho ukiri? Hagarara mu nzira yo gukiranuka, ugume ku gicaniro, wihanganire igicuku kandi utegereze igitondo. Nutaguma mu mwanya wari urimo, nutaguma uko wahamagawe, umujinya w'Imana ntabwo uzawukira, ntabwo uri buwucike. Hunga udapfa, hunga udapfa. Iyi minsi turimo iruhije umugenzi ugana mu ijuru. Tugiye gusenga Imana, ariko mwene data, wowe weze indibu, we wumvishije kenshi ukagamika ijosi, mbese ko rigiye kunyukwanyukwa rikavunagurwa, ibyo noneho bizagushimisha ra? Ko Imana igiye gusenya uruzitiro, ikohereza ibyonnyi mu bintu byose wishingikirijeho, ubutunzi wishingikirijeho, ko hari icyo Imana ikoze. Bamwe amayira arafunzwe, abandi Imana ikoze ku byabo, kubwo kwanga mukagoma, mukanga kumvira ijwi ry'Imana. Yerusalemu we, c'abahanuzi ugatera amabuye abagutumyeho. Ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe. Yesu araririra i Yerusalemu, ayi Yerusalemu we, c'abahanuzi gatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe. Imana irashaka kukubundikira, ariko yarakubuze. Aho yagusize ntago ari huri. Umurimo Imana yaguhaye ntago ari uri gukora. Intama Imana yakurindishije nyinshi zararorongotanye.
umurimo Imana yaguhaye ntabwo ari uri gukora, warisayishije, wakoze ibyo kamere yifuza, ukora ibyo gukiranirwa byinshi. Imana nari izi kuzera imbuto zikwiriye abihannye, urangije wera indiba. Tekereza mu mutima wawe, subiza ubwenge ku gihe, wibuke icyo Imana yavuganye nawe, wime amatwi amajwi ya Satani urimo ukongorera ngo ibyo urimo nibyo bizima. Kurikirana inzira y'agakiza, wikorere umusaraba, ukurikire Kristo, uhunge umujinya w'Imana, uhungire mu gukiranuka. Imana izahakurindira. Tugiye gusengana n'umuntu wese wacitse intege, akava mu byizerwa, agakora ibyo gukiranirwa. Uwo nguwo wemeye kugaruka, wanze kwera imbuto nzima akera indibo, uwo niwe tugiye gusengana. Tekereza neza, tekereze ku ijambo ry'Imana, tekereze ku musaraba wa Kristo, tekereze ku gitambo kizima, tekereze ku maraso yamennye igorogota, tekereze urupfu yapfuye ngo ntiyakubiswe ku bwawe. Nurangiza uvuga uti Imana, naracumuye rwose, nagendeye mu byo gukiranirwa byinshi, ariko nizeye igitambo kizima cya Kristo, nizeye umusaraba wa Kristo, nizeye amaraso ye, ndongeye ndagarutse. Babarira ibyaha byanjye, babarira ibicumuro byanjye, unyeze rwose kandi umpe imbaraga zo kunesha. Mbabarira Yesu, mbabarira Yesu, mbabarira Yesu, mbabarira Yesu. Ndakugarukiye ngwino umfate ukuboko, umfate unkomeze, tujyane ungeze aheza, ungeze mu bwami bwawe. Mpa imbaraga Yesu, nyakira Yesu, ndagarutse Yesu. Amen, amen.